twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye turi kumwe na muganga Emmanuel muganga n'amahoro cyane murakomeye cyane rwose tugiye kuganira gake ni kibazo abantu bakomeza kwibaza cyane kandi gikomeza kugenda kigaragara mu Rwanda ikibazo cy'indwara zitandura kuko imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare y'umwaka ushize igaragaza ko abantu 49% bapfuye mu Rwanda urumva ni hafi kimwe cya kabiri bishwe n'indwara zitandura izi ni indwara mu banyarwanda zirimo ziraba nyinshi cyane ku buryo n'umwana muto usanga arwaye indwara nk'izo zitandura ubwo ni diabete ni kanseri indwara nk'izo ngizo hano rero uraza no kutubwira umwihariko wanyu mu bijyanye no gufasha abantu kugira ngo bahangane n'izo ndwara ariko nagira ngo banze utubwire muri make imibereho y'uyu munsi abantu bayihuza bate n'izo ndwara kuko mu Rwanda abantu bafite imibereho iri kwihuta abantu bihugiyeho kuki iyo mibereho ihuzwa n'izo ndwara urakoze cyane ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none turi icyambere cyo turabanza tumenye ngo mbese u Rwanda turi mu bihe bihugu niba tumuvuga ngo turi mu bihugu bikwihuta mu iterambere niba ngo rya terambere twebwe nk'abanyarwanda turimo kwihutamo ni naryo rijyana n'imibereho yacu ya buri munsi ya mibereho yacu ya buri munsi isaba kwitekerezaho isaba gukora cyane isaba noneho no kumenya ngo mbese umunyarwanda yanyuze mu bihe bihe ni nayo mpamvu uri kujya kure ugasanga ya mibare ya 41% abantu bose bapfa nyine bafatwa na za ndwara twumva yuko zitandura noneho 49 noneho wajya kure ugasanga ba bantu noneho ikibazo n'ubundi tunafite kinakomeye cyane ntago tuzi gutandukanya indwara zandura n'izitandura ese ahubwo turi buze kuzirinda gute ese ni gute turi buze guhuza ya mibereho yacu ya buri munsi na bwa buzima tugomba kubamo na bwa buzima bw'indani rwo ngo icyo dufite uyu munsi nk'abanyarwanda tureba ubuzima buri inyuma nambaye nariye nuko nguko nyine ariko ntabwo urebe imikorere yawe niyo mpamvu bino bihugu byadutanze mu iterambere uba usanga buri rugo buri famiye bafite umuganga ukarya ibijyanye n'iki n'ibijyanye n'iby'uwo munsi umubiri wawe ugomba gukonsoma mu Rwanda rero dufite ikibazo navuga nka 90% by'abanyarwanda dukonsoma iby'umubiri wacu utagize gute udakeneye kandi ziriya ndwara zitandura zijyana n'ibyo bintu kari bibiri imirire n'imibereho ujya kuri ugasanga umuntu afite ikibazo cya diabete afite ikibazo cya hypertension urukumva afite ikibazo cy'umutima afite ngahorana umutwe udakira ahorana ngo yarwaye umugongo ibyo byose wajya kure ugasanga base mu cyukuri ukajya kure ugasanga wa muntu ahora kwa muganga ukaza kwa muganga ukamuganga gupima ugasanga ufite umuvuduko w'amaraso ariko yajya gureba mu by'ukuri ikintu kibitera byako kanya kabibura kubera ko byaturutse kera byaturutse mu mikorere yawe mu mibereho yawe ya buri munsi mu mitekerereze yawe kubera yuko akenshi hari umuntu wigeze kubwira ni imitekerereze yawe niyo igena ubuzima uzabamwe imbere abenshi bumva ko ari amafaranga oya ubuzima uzabamwe imbere ni imikorere y'umubiri wawe yuko ya mitekerereze y'umufite uyu munsi wa none irazi igahuzwa n'iki ihuzwa n'ubwonko igahuzwa n'umutima igahuzwa n'indi mikorere y'umubiri twebwe rero ujya kora ugasanga wa muntu bya bice nta na kimwe gihura n'ikindi imikorere ntihura n'imitekerereze n'imitekerereze ntihura n'imirire wajya kora ugasanga n'ibintu byose bibugusanya urugero nigeze gupima gusuzuma umuntu ndangiye ndamubwira nti ndabona ubuzima bwawe usa nk'utarabayeho ati se gute nta mirire n'imwe wujuje ese anyereka amafoto yo muri firigo yiwe ugiye kurusanga firigo ziruzuye ariko zizuzuyemo ibiki nibyo afashe ku ifunguro rimwe ugasanga afata ni urugero ibitera imbaraga gusa ugasanga afata ibinyamafufu nibyo afashe akabifata mu buryo butari bwo ibyo ngibyo rero nibyo biza bikadukururira za ndwara zitandura ugasanga umuntu afite diabete afite hypertension mu Rwanda uyu munsi wa none hafi 35% by'abantu bari hejuru y'imyaka 35 abo bantu bose bafite ibibazo by'amahypertension nuko ngo nutarayijyamo ari kuri tangent yuko agomba kuzayijyamo
atacunze neza. Wajya kuri ugasanga 12 hagati ya 11 na 12%. Abo bantu bari ibibazo bya muri risk ko bagomba kuzagira kuzahirwa diabete. Ese ukibaza ni ukubera iki ibyo bintu bigenda bikura? Nuko turimo kwirukanka ku muvuduko w'ibyo tureba imbere mu maso w'ibyo dushaka kugeraho ariko ntijyane n'umuvuduko w'ubuzima. Ubuzima bw'iki rero bwo guhuza ibyo tugomba kurya, iminywere, sibyo n'imikorere yindi ya buri munsi. Minisitiri w'ubuzima yigeze gutanga urugero avuga ngo umuntu wiriwe muri biro akora yicaye aramanuka muri esanseri akafata imodoka akitwara, ariko wa muntu akirirwa atariye. Mu gihe yari ari mu kazi akaza gufata akabiswi kamwe, uriya muntu bamutanze ko urugero ariko asumbwa na wa mukarani wanyoye ibicupa 2 by'inzoga, ariko akaba yayikoreye imifuka 100 ya sima. Nuko ngo uwo energy umubiri we wari ukeneye yo zose yazikoresheje, ariko wa muntu wafasha biswi imwe ibyo ibiri muri concentrate muri ya biswi byose nta na kimwe yigeze gute yigeze akoresha. Kubera yuko niba akeneye amazi arahamagara, niba akeneye ikintu kimuhagurutsa muri office no kugira gute kujya muri ascenseur no gutaha no kujya kuri toilette. Wajya kuri ukabazo wa muntu ugasanga ni ufite umubyibuho kabije, wamubaza ati ati nta kintu ndya rwose, ati no mu kazi na he hose uretse akabiswi keretse akabiswi, keretse akaji, keretse agashikarete mbekenya, keretse agakawa. Ariko wa muntu ntabwo gazi kwigera ngo yegera muganga abanza amenya ngo mbese ubone niyo mpamvu batubaza ngo mbese buri mezi 6 wakoresheje ino check up y'umubiri wawe, wegereye muganga umubwire bitewe n'akazi nkora ko mbona ibiri mu kuzamuka. Icya kabiri, urugero rwa kabiri urabona muri covid twabayeho tubona abantu umuvuduko w'abantu babyibushye, kandi nyamara muri covid ntabwo ariko twari turi comfortable. N'ahandi abantu uri bahangayitse ari ngo ejo buracya ejo ntiburira dutegereje yera papa avuga ngo uyu munsi ni muguma mu rugo ngo ejo ntuve mu rugo ejo ntugende, ariko abantu barabyibushye. Ese ushobora kwibaza ni ukubera iki babyibushye? Ngiye nkeka ko nk'abagabo batanywaga igikoma icyo gihe barakimwe. Oya, ibyo ngibyo nuko iyo ni defense twebwe twibwira nk'abantu, ariko nukuvuga ngo wa mubiri utagize icyo kora, ariko akantu gatoya wafashe wakabyaje iki umusaruro, sibyo? Kabone nubwo cyaba ari icyo gikoma itasimwe wafashe, ariko se mu by'ukuri wayikoresheje iki? Yego, ubwo nibijyanye no kuba umuntu afite energy yishyizemo ariko ntazikoreshe. Nukuvuga ngo unshobora kuba mfata ibinyamafufu, najya kuryama nkafata ibinyamafufu kandi nari nkeneye ibitera imbaraga nako ibyongera iki amaraso. Ese mu by'ukuri niba nari nkeneye kurya imboga nimugoroba nje nkarya inyama, sibyo? Hari ibirinda indwara, hari n'ibyubaka umubiri. Nge naho nakagumye gufata ibirinda indwara biza gukora nijoro, nge nkafata ibyubaka umubiri. Ese nijoro ngiye kubaka umubiri mu buriri? None se ko muvuga ko umuntu aba akwiye kubifatira rimwe byose? Ubundi barakubanga ifunguro ryuzuye nuko bya bintu byose bigomba kuba biri hamwe. Ariko nabwo ukongera ukibaza ikindi kibazo, niba saa sita ibyo nafashe, sibyo? Bitewe n'imikorere yanjye, naho uko dukora biba bitandukanye n'imitekerereze itandukanye, kandi uko njyewe nkoresha ubwonko cyane hari ibyo ngomba gukenera biri hejuru cyane, sibyo? Ntabwo ushobora kumbwira ngo urugero umuntu ukoresha computer yandika amaprogaramu n'umwenjeniyeri wiriwe kuri site we acunga abafundi uko bubaka, urukumva igishushanyo mbonera we aragifite, we icyo ashinzwe ni ukumenya ngo ni supervisor w'ikintu runaka. Bari abantu ugiye kubagabura abagabura ibiriyo bimwe. Oya, kubera iki? Kubera ko hari uzakoresha imbaraga zirenze izundi. Urakoze. Niyo mpamvu na nimugoroba rero tutakagombye gufata ibintu bimwe, kuko ikibazo ngiye umunsi naraje kugira mu Rwanda nibaza ikintu kimwe. Ujya kuri ugasanga umusaza n'umukecuru n'umwuzukuru wabo n'umukwe wabo bose bafashe ifunguro rimwe. Ntabwo bikwiye. Ibyo bintu ntabwo bikwiye, wa mwana ntago akwiye gufata ifunguro
nk'irya wa mukecuru na wa mukecuru ntakwiye gufata ifunguro nk'iryo umusore wabyuka mu gitondo ujya hehe urajya kwikorera ya mifuka ni ukuvuga ngo ikibazo dufite ni kugenzura imirire yacu. Abenshi bashobora kuvuga ngo twebwe ngo ubwo ni ubukene. Ntabwo ari ubukene. Igice kimwe ngiye kukubwira ntabwo se turayigenzura tuba twanabibonye. Ikibazo ntabwo ari imigenzurire ya byabyo. Yuko nuko mu rugo ujya kora ugasanga batetse ibijumba, batetse imyumbati, batetse ibishyimbo, bashizeho n'amateke. Sibyo? Bashizeho na za mboga dodo. Kandi muri twese tujya gufata ibyo bintu ntabwo ariko harimo ukeneye ibishyimbo byinshi, harimo n'ukeneye amateke menshi. Hari ukeneye imboga nyinshi, harimo n'ukeneye ibijumba byinshi. Ikibazo ahubwo ni ukumenya ngo mbese ni gute dushobora gukangurira b'abanyarwanda, sibyo? Wa muntu wese urimo kudukurikira kumenya icyo umubiri ukeneye, sibyo? Okay, no tubwire uti nk'umuntu uri hagati y'ikiciro cy'imyaka 10 na 15 cyangwa 20 bakwiye kurya ibi yagira 30 kugeza kuri 50. Biriya bintu ntabwo bibi kugira ngo kuko urumva nkanye ndakirira byose. Yego. Byose ndabirya sinitaye ngo ni saa 6 cyane nijoro. Niba twagendanye neza ni ukuvuga ngo ntago biriya bintu bigendana n'imyaka. Ahubwo bigendana n'imikorere n'imiterere y'umubiri w'umuntu. Yuko ngewe nawe dushobora kuvukana niyo mpamvu umwe abigikara. Umwe akaba ashobora kwishimira gukina football, undi akishimira gukina igisoro. Sibyo? Undi akaba muremure, undi akaba mugufi. Ibyo ngibyo rero kubera ko ibitugize n'ubundi bitandukanye. Ni nayo mpamvu n'imirire iri akagombye gutandukana. Ntabwo imirire igendanye n'iki n'ubushobozi, igendanye n'imyaka hoya. Kore ko ari niyo ujya kuri ugasanga umwana umwe ari gukura avumbuka kandi mugaburirwa ibintu bimwe. Umwe ugasanga yarabyibushye cyane, undi yarananutse. Ukibaza se uwananutse nuko wariye bikeya? Ntabwo ari uko ari we yariye bike, ahubwo nuko umubiri we ariko imiterere y'umubiri we iteye. Muri icyo gihe rero ahubwo uricara ukavuga ngo mbese imiterere y'umubiri wanjye ni iyihe? Ni nayo mpamvu uburwayi uyu munsi wa none burimo kudufata dusubiye handi twatangiriye, za ndwara zidakira, za ndwara tuvuga ngo tudafata kubera yuko wenda twazifashe mu rushinge runaka, twazanduye kuri buno buryo runaka. Niyo mpamvu zitwataka kandi zikatwataka mu buryo butandukanye. Ngewe nshobora kuba n'ibyo bijumba gusa. Ngiye kugura urundi rugero gatoya. Ejo numvise ikiganiro ahantu ni documentaire ndimo gukurikira y'umugabo w'umuhinde. Ntago ari umuhinde, ni mu Barabu. Uwo mugabo bamwitanga ngo umunyamwanda, ni wo munyamwanda wabaye umusitari ku isi. Wamaze imyaka hafi 60 atoga. Nge nakurikiranye ibyatumye imibereho yagiye abaho, sangamo ikintu kimwe. Uwo mugabo yitandukanyije n'isi rusange bitewe n'ibyo yari bimaze kumubaho, we afata umwanzuro wo kwivana mu mibereho n'abandi bantu, aba ukwe. Si uko yaryaga ibiryo byiza, oya. Ahubwo nuko ngo imitekerereze ye, nuko ngo kwa kundi kwivana mu isi yo hanze, nuko ngo ntaharanira amafaranga, ntaharanira kwambara, ntaharanira kurya neza, nta nubwo akenera kubaho neza. Nuko ngo ubwonko bwe yabuhaye, yabushize muri comfortable zone. Sibyo? Na wa muntu ujya kurya rero ribaza se ibyo ngiye kurya uyu munsi wa none. Nuko umubiri wanjye uri comfortable zone. Nuko uyu munsi wa none umubiri wanjye ukeneye. Dushobora kujya gukorera amafaranga twese hamwe, tukayakorera, ariko buryo ibyo tuzakoresha atari bimwe. Nibyo. Bariya abantu nujya no kubagaburira. Umubwiye uti wowe amafaranga uzajya uhembwa, uzajya utujya Kampala uje kuryoshya. Undi ukamubwira uti utegetswe kwishurira abana 5 minerivare, ukabishurira n'inzu, ukanabambika, kandi wajya kurugasanga bamunahembwa 100,000. Uriya muntu ari muri riske yuko nyuma y'imyaka 5 ushobora kuzasanga afite indwara y'umutima. Uriya muntu ashobora kwicara ukabona arimo gutitira. Uriya muntu ashobora kwicara kumva yafashwe n'umutwe udakira. Kandi abantu bose bahemba 100,000, wa wundi uhembwa 100,000 ariko byo kuzahita uwo munsi azafata imodoka akajya Kampala, akajya ku Gisenyi kumaza akajya kwibyinira. Azabaho mu buzima bwiza. Nta stress. Nuko ibintu byose no ibitugenga n'ibiki nibidukomokamo. Ni imyumvire, ni imitekerereze. Nigeze kubaho nsuzuma umudamu umwe yari afite ikibazo kimwe. Amafaranga n'ibintu yarabifite, n'abana yarabafite.
aza kugira ikibazo cy'uko yari umuntu w'umurokore ufite imyizire y'uko niba ashatse umugabo yashatse umugabo umwe rukumbi azi ko atazamuca inyuma, azi ko bagiye kubaka urugo rwubakiye mu idini ya nyayo. Nyuma y'iminsi 3 asanga wa mugabo ari kunywa inzoga. Nyuma y'amezi 3 amufata yamuciye inyuma. Uriya muntu yabanye n'igikomera ubuzima bwe bwose ko namwakiriye amazemo imyaka 28 mu rugo. Yari afite ibibazo bigeze muri 5. Yahuranaga ari bwo buzima bwe bwa buri munsi. Uyu mugabo mutengende famille zabigenza ate, itorero zabigenza ate? Ese uyu mugabo buri munsi ahoraga afite umutima uhagaze, ese uyu mugabo ntabwo azanyanduza zibira birwara bindi? Rukumva ikibazo cyakane rwa rukundo rwahise rumuvamo ruragenda burundu. Aba mu rugo nk'umuntu nyine ubana n'umuntu atishimira. Nuko ngo bya bibazo byose uko byagendaga, noneho urabona uko umuntu ari gukura niko ubuzima bugenda buhinduka bitewe n'iki mu buryo buri finance. Sibyo? Ibaze bigeze nyuma noneho ufite ibyo bibazo, finance yo mu rugo no bitangiye kugenda gahoro. Itangiye kugenda gakeya. Urumva wa muntu bya bibazo byose nibimwikubitaho bitewe n'imikorere y'umubiri we, ingirangingo ziwe, gene zimugize. Twamwakiriye yaramaze kurwara hypertension, ukumva, ndetse yaramaze no kugira ikibazo cya diabete. Twamwakiriye avuye mu bakansera abandi bamubwiye bati kugira ngo wongere usitungane usubire ku murongo bitewe na eta yaramaze kugeramo. Ukumva yaramaze kugira ikibazo cy'umugongo ukabije, abahamagura akabyimba, ahorana umutwe udakira. Urumva wa mutwe waturutse kuvana wa munsi akinjira hehe mu rushako. None wajya kurugasanga nisi turimo nayo ntiguha ubwinyagamburiro. Nta hantu urejya, nta muntu uri buza kubwira, nta uri buza gutakira. N'ubu utakira gwaze se umugabo yaguciye inyuma, ufite amafaranga, ufite ibyo kurya, bakakwita iki? Za mvugo ziri hano hanze, hari imvugo tutashaka kuba tushaka kugira hano kuri kamera. Za mvugo abo Rwanda bita bakuvugaho. Nuko ngo imikorere y'umutima irahinduka, imikorere y'ubwonko. Nuko ngo hari imikorere y'umutima n'ubwonko biba bigomba kugendana. Nuko ngo ni kimwe nuko udashobora urabona abantu batwara igare. Ntago ushobora kugira ahantu ngo pedale uzamuke nta mashini ufite igare, ntago bikunda. Nuko ngo imashini y'igare ni iki? Ni ubwonko. Ariko cya kindi gishobora gutima bwa bwonko bukora ni ya pedale. Mu gihe bidahuza rero ujya kurugasanga bya bintu byose byamaze gupfa. Umuntu yije bwarambwira ati se ni gute ushobora kumbwira ngo ibyo byose byaturutse mu mitekerereze yanjye, mu mibereho yanjye ya buri munsi? Namubwira nti mu urugero rumwe, namubwira ntago wagira ahantu ikintu kigakubita cyangwa mukabona impanuka, umwe agatitira bikaboneka no kugenda bikanga, undi akirukanka mukajya kumufata arenze imisozi 2, undi wajya kurugasanga yifashe kuitama yumiwe, undi ukabona yise yirukanka kujya gukuramo abantu bari bakuze yamanuka. No kubera iki? Ni imikorere y'umutima n'ubwonko n'urwagasha n'umwijima wacu na zampyiko zacu. Ibyo byose nuko uko bikoze ku kanya, muvoma bitanze ku kanya, niyo bitumye bigira gute? Harimo wirukanka undi ukabona ntacyo bimubwiye. Nuko ngibyo byose ni bimwe bigize umubiri w'umuntu. Ni ikiganiro tuzajya dukomeza dukora nk'ama episode. Muri kino cyumba twakorera ibintu bigeze muri 3. Hari abantu bafite ibibazo by'ingingo, hari abantu bafite ibibazo bya meditation, babona tuba tugomba gushiramo bwa bujyanama, yuko ubujyanama bwose bujyana n'iki, nuko umuntu aba afite ubuzima buzima. Nuko ngo wa muntu ashobora kuza afite ikibazo cyo kuba afite ikibazo cyo kudatakora siporo, uwo muntu afite ikibazo cyo kwitekerezaho, tumuzana muri kino cyumba kugira ngo abashe kwitekerezaho ubwe ku giti cye. Tuba dufite umujyanama, tuba dufite umuntu umwitaho, umuntu umukoresha siporo, umuntu umwereka buri kimwe cyose akagombye kuba akeneye hano. Nuvuga ngo iyi sare nicyo kintu yakenewe. Ibi byuma byose birimo hano, ibyo muri buza kubona hano byose, ni ukuvuga ngo wa mukiriya waje atugana, wa muntu waje afite ubumuga runaka, wa muntu waje kubera yuko bamubwiye ngo najye muri kine, najye guterura ibyuma runaka, najye gukora siporo runaka, hano nahakorerwa siporo.
za siporo none wa mukiriya akaza akakora hano siporo akawumva aguwe neza, ya meditation ya yoga tukamwigisha meditation ya nyayo. Kore ko ubuzima bw'umuntu muri no minsi bushingiye ku bintu bitatu: hari imibereho rusange twese tuberamo dusangiye, hari imirire, hariho n'indi mibereho y'ubwonko. Ya mibereho isaba ko wowe ubwaho ku giti cyawe ugomba kuba uri meditative, wa muntu ugomba kuba roho nzima mu mubiri muzima. Niyo ngo wa muntu agomba kujyana n'ibyo atekereza. Hano rero niyo mpamvu twazanye kino cyumba cya yoga ku bantu bashaka kugira gute, ku bantu bashaka ibintu bya meditation. Abantu hano iki cyumba nicyo gikorerwamo ibintu bya counseling. Umuntu baraza bakawukansaringa nawe ugasigara witekerezaho ku buryo umunsi n'umunsi, isaha n'isaha uba ugomba kuza ukagira gute, ukinjiramo hano ugakora ya siporo, warangiza ukitekerezaho ugakora ya yoga, noneho ubuzima bukongera bugasubira mu ntuza. Ubwo ntushobora kuza ugasanga hari abarimo baterura ibyuma, hari abarimo wenda bakubita ibipfunsi kuri ibi bintu, hanyuma wowe washakaga kumedita gusa ukimedise. Ibintu byacu byose bigendera ku murongo. Nuko ngo buri muntu aba afite amasaha ye. Hano nk'uko hari ikindi kiganiro twatanze kuri Flash TV, twerekana ko dukeneye abana, dukeneye urubyiruko kugira ngo baze, aho kugira ngo babe bahugiye iwabo bari muri vacances batazi ibyo barimo, baze hano babigishirizamo karate kugira ngo iko karate ni iki? Ni ugutegura umwana mu mibereho yawe buri munsi, ni ukubaka umubiri, ni uburyo bwo kwiga gutegura imibereho y'umwana mu buzima bw'ejo hazaza. Rero mo hano buri muntu aba afite isaha yiwe, buri muntu aba afite icyo ari buze. Niba ari meditation dufite amasaha tukagira n'umunsi, niba ari counseling dufite amasaha tukagira n'umunsi. Ntago rero abo bantu nose ko wajemo harimo babonyemo, nuko ko twategoye yuko uyu munsi turi buze kugira gute, turi buze gutanga ikiganiro. Ngo buri saha rero buri muntu hano hafite icyo hakorerwa, ko afite umuntu uhashinzwe. Nabonye harimo na counseling. Yego. Ibyo bintu tubwire muri make serivisi zijyanye n'ubuvuzi mutanga, kuko kugeza uwari umuntu dukurikiye utaramenya none se ko nayo mfite ikibazo cyenda kumera nk'icyo, aba bantu bamfasha bati mutanga izihe serivisi? Icyambere icyo dutanga hano ni counseling. Kwa kundi umuntu aza tukamanza tukamwumva, tukamanza twamenya amavaye, aho yavuye, imivukire yewe, imikurire yewe, imishakire yewe, naho ageze uyu munsi wa none, naho tumufatiye. Icya kabiri, wa muntu we tumaze kumukora ya counseling rero, dufite serivisi ya massage. Apana massage, iyo tuvuga za massage akenshi abantu bigitiranya za massage zimwe zo mu tubare. Ni massage therapy. Ni ya massage ituma wa mubiri w'umuntu ubasha kongera kwikoresha ubwawo. Kuko niwo wagize uburenganzira bwo kugira ngo wa mubiri upfe, n'ubundi turongera tumaze gukora ya counseling, bakagukorera ya massage ituma wa mubiri ubwawo wisana. Nuko ngo ni massage y'ubuvuzi ituma wa muntu abasha kugira gute, abasha kongera gusubirana ubuzima buzima, ariko biturutse mu mubiri we, biturutse mu ikora ry'ingingo ziwe. Wa muntu yamaze kugira ikibazo cy'umugongo, urukumva wa mugongo wamaze kugira gute, wamaze kuba infected. Wa muntu yamaze kugira ikibazo cy'amaguru kuko amaraso atagenda neza. Wa muntu yamaze kugira ikibazo cy'imitsi y'umutwe kubera yuko wa mutwe wahoze ufite panique. Urukumva mbese turibuza kumukorera iki? Nyuma y'ibyo byose tumukoreye, turibuza kumuha iki? Turaza kumuhereza iki? Turaza kumuhereza ya massage. Ikindi cya gatatu tugira nayo zanyunganira mirire. Zanyunganira mirire tunagutegeka inyinshi kuza kwishakira iwawe mu rugo. Kubera yuko aho dutuye mu bwiza ukuri mu Rwanda turi mu bihugu bikize kunyongera mirire. Inyongera mirire nizo mboga, nizo watermelon, niziki, nibyo ngibyo bindi birabaho ngaho. Keretse iyo tumana byaramaze kuikuba over, hari izindi food supplements cyangwa indi miti keneye, nibwo tuyigutegeka ukajya kuyifata kwa muganga. Ikindi cya kane tugira rero, tugira ishuri ryigisha. Iko ngo dufite impumbero yuko tugomba kwigisha abantu nibura mu turere twose 30 tugize igihugu cyacu. None tukaza dufitemo abantu baduhagarariye. Kubera yuko ibi bintu ntago bikiri mu mujyi gusa, ujye kuri ugasanga umuntu arwaye asima ari Nyaruguru, ugasanga umuntu arwaye umugongo
ari mu burasirazuba, ari muri za Gatsibo, urukumva ugasanga umuntu ari umwari za Musanze. Ese mu by'ukuri babana tuzabageraho gute? Ibi bintu ntabwo bikiri iby'abakire cyangwa abakene, abo mu mujyi cyangwa mu cyaro, ni igihugu cyose, kubera ko twese turi mu muvuduko umwe. Buriya barakubwira ngo iby'umukire akeneye ni nabyo umukene akeneye, ahubwo nuko bitabikeneye ku rugero rumwe. Uwaraye ari kunyagirwa n'uwaduhombye iduka rya miliyoni 50, burya abantu ugiye kubapima imitekerereze igiye kumira kimwe, nubwo umwe yahishije iduka undi akaba yanyagiwe. Bariya abantu ubuzima bwose baba bugiye kumira kimwe, yuko nawe natekereza, niyo mpamvu uzagira hypertension. Ubundi tuzi ko ngo hypertension, diabete, kanseri, umubyibuho ukabije ngo ari iby'abakire gusa. Imbere mu bantu barabivuga baturahaze, ngo ni indwara z'abakire, ngo runaka arwaye indwara z'abakire. Uyu ngubu rero mubo turi kwakira, turimo kwakira n'abantu bo mu cyaro iyo hasi, umuntu ugasanga yiriwe n'amaguru, none ugasanga harimo abantu bafera ngo tuvura ngo indwara zidakira. Wa muntu urimo kugufira ngo avura indwara zidakira, kandi za ndwara mu by'ukuri ni ibintu byose bishoboka. Ni kwa kuntu ushobora kuza bakakugira inama muri bya bijumba byawe, muri za mboga zawe, muri twa dushyimbo twiwawe, muri bya bigori wejeje, ukabasha kubibamo neza kandi ukabibamo za ndwara zikagabanya umuvuduko wazo. Nibyo ntangi nibyo ukubwa ntidufite ishuri n'ubundi ryigisha ba bantu. Nshishikarize yuko uyu munsi wa none dukeneye abantu 30. No, buretse gato. Ishuri ryigisha twebwe abaturage, ishuri ryigisha abashaka kuza gukora izo massage, ishuri ryigisha abantu. Nuko ngo ishuri duha abantu training, ba abantu twebwe duha akazi. Nuko ngo twebwe tubaha akazi kubera ko tuba dufite abantu benshi. Ushobora kuba uri mu majyaruguru, tukagutraininga kugira ngo uzaje kuduha ko tubera brand ambassador mu majyaruguru. Hano i Kigali dufite abantu bagize gute, dufite abantu benshi nabo bagize gute. Hari n'umuntu ubu bishaka ku giti cye, nuko ngo hari n'umuntu ushaka kuvuga ngo ese mu by'ukuri nakwiteza imbere gute, ese mu by'ukuri nuko iki mfite umuryango nkaba ntashobora kugukorera ya massage. Wa muntu ufite umubyibuho ukabije uri mu rugo, mfite umuntu ufite ikibazo kiboneye yarwaye paralysis, sibyo aba mu rugo. Wa muntu wawe muramutuzanira tukamutraininga akagenda akajya akora wa muntu, kubera yuko wa muntu adashoboye kugira gute za déplacement za buri kanya atazishoboye. Nuko ngo abo bantu nibo dukeneye ngo nabo tubigishe tugiye gutarama abo tuzaha akazi. Harimo abo ababikeneye mu ngo zabo kugira ngo baje babikorere imiryango yabo. Hari n'urugero, harimo umuntu uzakakubwira ati ngewe mfite umukecuru ariko mfite undi muntu umwitaho. Wa muntu umwitaho wa mukecuru rero wowe uraza ukatuzanira wa muntu tukamwigisha, noneho akajya ajya kubikorera wa muntu mu buryo bwo kugira ngo ya service amuhereza iba yuzuye. Hari abantu bunganira abana bantu bo kwa muganga, ku bantu bafite ibibazo barwaye amaparalize, bagize amagisiда bakeneye gukorerwa makine. Abo bose nibo baza tukabaha training y'amezi 3, noneho bakagenda gukora ibyo bazi, kubera yuko ibi bintu babisaba kugira ngo ubu bisobanukiwe, ubu uri umuntu wabyize, uzi ko ngo mbese iyi mitsi ni yihe, umuntu niba yaravunitse iki niki, niba yaragize ikibazo cya paralize y'akaboko icyabiteye n'ikihe, uwo muntu byose akaba bizi. Ibyo ngibyo rero nibyo dutangamo nk'amahugurwa kugira ngo wa muntu ubikeneye aze agire gute, tumwigishe tumuhe ya training. Ubu mukeneye abantu 30. Dukeneye abantu 30 bihutirwa, kubera yuko dukeneye abakozi uyu munsi wa none. Dufite n'abandi bantu barimo kuduhayaringa kugira ngo baze bagire gute, barimo kutubaza abakozi. Yuko ngubu kubera ko ikigo cyacu kimaze igihe gikora, harimo abantu benshi batangiye kugenda babo bati dukeneye umukozi, ati ngeneye umukozi uzaheza akabi wanjye, cyangwa se nubwo atabi wanjye akagira amasaha runaka yo kugira ngo azagira gute, aze akorera umuntu wanjye. Mumwereza uwo mukozi, ugasanga uwo mukozi turamubuze. Iyo niyo mpamvu tuba tuti dukeneye ba bakozi 30 bihutirwa, cyane cyane nk'abana barangije segonderi, abana bari mu biruhuko. Uyu ni umwuga, kuko umwuga w'ubuzima wo gufasha abantu ni umwuga uri indetermine. Ni wa mwuga udakenera ngo birasaba ngo mbe narakoze ibindi bintu byinshi bihambaye, oya, ahubwo uraza ugafata training, kandi n'umwuga mwiza cyane rwose. Bisaba iki se kugira ngo nk'udukurikiye ukeneye kuza yibere nk'inyamasheke? Icyambere cyo turebana ubushake. Icya kabiri, umuntu wese warangije tronkom. Muri tronkom uri mwana sa iyo turebye ku manota yiwe tukareba ayo yagiraga muri za biology, muri chimie. Ngo utarize biochimie hoye. Oya.
biology burya niyo yibanze kubera ko turi gukora ku buzima bw'umuntu sibyo okay ubwo ni biology yibanze yo muri tronkom yindi abantu bose bahurira iri basic tarajya muri superieur muri superieur abo ngabo nibo turabongo turabafata kandi bitewe burya kwiga burya ibi bintu twore ko ibintu byose ku isi burya ni technical ntibazakobesha ibintu byose ni technical burya no kubaga umuntu ukanamudoda ugiye kuroba ugasanga n'umuntu ukora imodoka nigeze kugira ahantu bari gukora imodoka bari kwiga gukora imodoka barambwira ngo imodoka irarwaye imodoka igikorora niyo mpamvu sino cyo imodoka yanjye yarwaye niyo mpamvu ibintu byose ku isi ni technical ahubwo bikatandukanwa n'uburyo bikorwamo na domaine bikorwamo niyo mpamvu umuntu wese ni karibu icyambere n'ubushake n'ubushobozi bwo mu mutwe ntabwo se mu bacaginga kuba charginga ibyo ngibyo turabacaginga harayo kwandikisha harimo nayo kwiga muri ayo mezi 3 ko ntabwo kuri umuntu wakwiga mu mezi 3 ahubwo abantu baba bakeneye ibyo bisobanuro byinshi bo batubaza kuri telefone yacu ariyo 078 31 70 59 5 ongera isubire ni 078 31 70 59 5 izo ngizo bazajya bazibona kenshi no mu biganiro uzajya dukorera byose bazajya babibonaho rwose nta kibazo. Reka dusezeranye abantu ko tuzagira ibyiciro bitandukanye by'ibi biganiro cyane cyane nka kiriya cy'imirire cyo tuzanakigarukaho tunagaruka ku bijyanye na meditation nabonye watujyanye n'ahantu abantu bashobora gukorera yoga cyane cyane kuri abo bantu bamaze kugira ibibazo ukumva nk'uwo muntu wamaze kugira nk'iyo deception abasaba kwa ngo umanze umukorera meditation amanze yitekerezeho kandi birabafasha wa muntu ese angado abantu bashobora nko no kugira amatsiko bakaba ngo mbese koko wowe kuvuga gutyo wowe izo ndwara koko urazivura zigakira nuko ngo wa muntu wamaze kugira kuri ya level yuko uburwayi bwamaze kumwataka nkuko nguko niba ari amaguru amurya niba ari ibyo ngibyo rwose n'ibintu ibyo ko nibimenyetso ariko wa muntu wamaze kugira ikibazo cya diabete tumuhereza ibyituma nono niba yakagombye kuva kuri eta kuri A ajya kuri B aguma kuri A gusa niba ari wa muntu uramaze gutangira gufata ibinini bya hypertension bikagiraho no bya binini akabivaho burundu tukamuhereza guardian yo gutuma ya niba agiye yaraje afite 180 afite 200 harimo nabo twakira afite 600 ukasanga yaramanutse yageze ku 120 130 akaguma aho ngaho tukamuhereza bya bintu bishobora gutuma azaje yifashisha buri munsi sibyo kuri ko wa muntu n'undi bwo buzima zabukomeza ariko se niki tumuhereza ahubwo gituma ubwa buzima abukomeza kandi akabubamo neza naho ngo tumwigisha rero tukamuriza zanyongera mirire none tukazimwigisha mu buzima bwe bwa buri munsi akazajya ari uzikorera ku buryo bwo kwifasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Muganga Manuel reka tugushimire ariko mbere yuko dusoza bwira abantu ahantu mukorera ndetse unababwire wongera ubibutse ya nimero kugira ngo abagukeneye babe bavugana nawe hanyuma nawe ukeneye kugana aho ukorera babe bahagana. Nuko ngo dukorera hano Kibagabaga mu Radio Mariya Rwanda aho waba uturutse mu ntara hose y'igihugu wagera Kimironko wagera Nyabugogo wagera za Remera hose ni ku muhanda wa Kibagabaga mbese ni kuri hafi na Radio Mariya Rwanda umuntu wese umubajije ukamubwira mbese ukorera he cyangwa kuri Radio Mariya Rwanda benshi babahazi cyangwa se hafi y'ibitaro bya Kibagabaga ubwo uje wari we wese araduhamagara kuri ya nimero ni 078 31 70 59 5 ni 078 31 70 59 5. Yego reka ngushimire niba ntacyo wongeraho dusoza. Murakoze cyane icyambere kibanze nongere mbibutse dukeneye ba bantu bo guhabwa akazi abantu 30 rwose bihutira kwiyandikisha urumva abantu 30 bandi ariko rero ibintu byitwa akazi muri iyi minsi bisigaye ari ibindi abantu bashobora kuba bakurikiye iki kiganiro hano kuri Primo bakavuga ati tuzaniye umuntu aravuga ngo agiye kuduha agativite bya bakazanyirukanka ibyo ngibyo rwose harimo abantu benshi twigishije ntago ari bano gusa harimo abantu benshi twigishije muri abo ngaho n'uyu munsi none ndi no kubahamagara bamwe bari mutumwe waje kagwa kati namaze kubona akazi aho wandangire nanahimutse ntari ngo ngikorera ubwo ntabwo ari ibintu iki gihe ibintu by'ubuferi byarateye ku buryo iyo umuntu uzamwigisha ukamuhereza certificate yawe
akiga mu gihe cy'amezi 3 sibyo ugakora graduation ya bantu ntabwo ari bya bintu umuntu aza ngo akakwihangekana mu gikari ngo ndakwigisha wenyine umpereza yangaya ni ibintu bikorwa kuri rusange n'ubundi kuri graduation turongera tukagutumira nkaho washize iryo tangazo n'ubundi ukawuhari sibyo ntabwo ari ibintu n'umunsi wo gutangira n'ubundi uzaba uhari ntabwo ari bya rero vuga ngo umuntu atwijeje akazi ngo kandi ikindi nshuti mwebwe mudukurikiye mbere yuko ujye no muri ako kazi hari ibizamini ukorwa hari ibizamini ukoresha sibyo niba ari n'umubyeyi uzazana umwana wiwe ubusabwa kuza ukamukurikirana tukanaguhamagara imikurere ya wa muntu wawe kubera yuko tushobora harimo nabo duhereza akazi wajya kuri ugasanga ni umuntu umeze nk'igisambo urugero umuntu ugasanga yakodesha apartment yavuye hanze muri Amerika yabonye ikiganiro cyacu araza akeneye kugira wenda afite bya bibazo akeneye kongera umubiri wo kongera kwisubiranya urukumva cyane cyane nk'abantu baba hanze umuhaye wa muntu ejo mu gitondo aramwibye kubera yuko wa muntu nyine yaje ashaka akazi ntabwo yaje ashaka ubumenyi rukumva niyo mpamvu dufata y'amezi 3 turi kumwe n'ababana tubigisha none tukabasha no kuba no mu kazi tukamasha kumukurikirana mu buzima bwe bwa buri munsi yego reka dusoreze aha ubwo ibindi tuzajya tugenda tubigarukaho mu biganiro byacu tuzajya tugeza ku badukurikira ubwo abantu ndizera ko bamaze no kwandika ya nimero no hasi ku kiganiro barayibona ko twayishyizeho ubwo bayihamagare muvuga n'ibindi murakoze cyane mwakoze namwe badukurikiye